Kuru yongeye kumvikana uno munsi tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ko polisi hariya muri za Masaka yamaze kurasa mu cyico uwo bita niyo nita Eric ikamurasa mu cyico yakoraga akazi ko mu rugo nyuma yo kwica mugenzi we bakoranaga akazi ko mu rugo nyuma yo kwigamba ngo azakora akantu yarangiza akanabishyira mu bikorwa yamaze kwica umuntu baramuhururiza inzego z'umutekano zitabaye nazo ashaka kuzica nta gushidikanya umupolisi yahise amurasa mu cyico ahita arambara aho ngaho. Ni ibintu bimaze iminsi byumvikana abagizi ba nabi washatse gutema abanyerondo washatse gutema ibintu by'ishari bigiye bituma umuntu hafatwa umwanzuro wo kumurasa mu cyico iyo wakoze icyaha ugashaka no kwivugana abandi inzego z'umutekano ntago zibyemera kubera ko urimo urangiza kandi uri no kwiteza ibibazo bikomeye cyane. Namakuru yongeye kumvikana no munsi tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025 agira uti niyo nita Eric wari umukozi wo mu rugo mu murenge wa Masaka yishe ateye icyuma Bamire Françoise bakoranaga akazi ko mu rugo inzego z'umutekano zitabaye ashaka gutema buri wese wari umwegereye ahita araswa mu cyico. Bivuga ko yari yaravuze ko azakora akantu kandi yabikoreye mu rugo rw'umuyobozi aho yasaga akora aho yayikoraga uranamurenze za Kabuga za Muyumbu za Nyarugunga n'ahandi nkaho hagati muri za Masaka niho ibyo ngibyo byabereye. Amakuru yo kuraswa kuyu aje nyuma yuko yashize andi makuru y'igihe y'umugabo w'imyaka ndumva ari 41 waruvuye kwiba mu rugo rw'umusore avuye kumwiba imyenda laptop telefone inkweto yangiza akaza kubonwa na nyiri kwibwa agahita atabaza inzego z'umutekano ubwo yatabazaga inzego z'umutekano irondo ryaratabaye irondo ribona uwivye arimo aragana ibishanga ryaga kumukurikira rirabanza rihamagara polisi ziraza muna gukurikira uwo mugizi wa nabi nawe abonye akurikiwe yarirukase abonye n'undi ari buze gufatwa ahitamwe gufata ibyo yibye abirambika hasi arangije afata umupanga asubira inyuma ashaka gutema umunyerondo. Umupolisi yabanje kumuha gasopo aramuga ati hagarara ntago ahita apfa kukurasa ko ati wahagaritse ibyo urimo kari ubusazi. Yigize ikigenge yanga kumvira ibyo polisi iri kuvuga bahita barekura amasasu bamumena agatuza ahita ahasiga ubuzima. Ubwicanyi nk'ubu cyangwa se abagizi ba nabi nk'abafatirwa mu cyaha aho kugira ngo bemere bamanike inzego z'umutekano zibafate bahanirwe ibyo bakoze ahubwo bagahitamwo kugora inzego z'umutekano. Ibi ngibi akenshi na kenshi bikunda kurangira bahasize ubuzima kubera ko iyo polisi zibona uri buze kwangiza ibindi bintu byinshi bakabona uri buze guteza akaduruvayi ndakurahiriye icyo gihe uhita uhaburira ubuzima ntago bakwihanganira ibintu nk'ibyo. Igihe kiragira kwihangana bikaba byanze kwihanganira ubugizi bwa nabi nk'ubwo bikaba byanze bikaza kurangira inzego zibishinzwe zise zikurasa mu cyico. Niyo makuru rero uyu mukozi niyo yita yamaze kuraswa mu cyico n'inzego z'umutekano polisi nyuma yo kugerageza kwivugana beshi nyuma yo kwica undi umuntu yaramaze kwica agerageza no kujya kwivugana abandi. Polisi y'u Rwanda rero yemeje ibi ngibi yavuze ko uyu nguyu yarashwe nyuma yo kugerageza umugambi cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo yari yarashize cyangwa se yarahigiye ko agomba kuzakora. Byaje kurangira rero inzego zibishinzwe zimurashe mu cyico. Ingaruka z'abanyabyaha nizo. Amakuru igihe yavuze ati umuhungu wari umukozi wo mu rugo umurenge wa Masaka yishe mugenzi we bakoranaga umukobwa amuteye icyuma inzego z'umutekano zitabaye umusore ashaka gutema buri wese urumwegereye bituma umupolisi amurasa. Yanisha umukozi w'umukobwa bakoranaga amuteye icyuma n'ukuri. Mbaze ngo bapfaga iki byagenze bite ariko niyo makuru ahari bakoze kumurasa manirwa ibyo kurya amafaranga ubuzima ubudasiba kudukurikirana umunsi ku wundi manirwa ibyo kurya iguhe irame ndetse no kurama. Nge nitwaga Leo YouTube channel yitwa Leo Entertainment kandi subscribe mu gifaransa yita s'abonner ukanero kunzogereza yibe gufasha kubona makuru yacu ya buri munsi dukomeza kukugezaho umunsi ku wundi. Imana kurinde ikohezagire nange ndaje dusubira mu yandi makuru aje mu kandi kanya kaza kubaka imbere.
caho caho tuze gusubirira mu yandi makuru ndetse n'inkuru zikomeza kugenda zigaragara ahangaha kuri Leoki Entertainment.